Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Amahoro tubahaye ikaze, twongeye kubasuhuza bari gukunda kandi bari gukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye bya Kwiringira TV. Amahoro n'imigisha bikomeze kuba kuri mwebwe. Turacyari i Nyamirambo ari kubera igitaramo cya korali abakurikiye Yesu mu kwiziza imyaka 30 n'ibiri mu murimo. Turi kumwe n'ibigabo n'abagabo ariko nibyo Bibiliya yose ivuga ibigabo binini. Turi kumwe n'abagabo babiri byo muri Yesu. Ibigabo binini byo muri Yesu. Atubaha ikaze cyane ni Jacques ndetse na Damour. Jacques tumuzi mu byiza by'ijuru, Damour tumuzi muri kugana Yesu. Tubaha ikaze. Murakoze cyane. Mumeze mute? Turashimira. Mwese muri abahanga mu kuririmba. Mbere na mbere kini gitaramo cyakora abakurikiye Yesu mwakibonye mute? Nihereyeho nabona ko ari igitaramo cyabaye cyiza cyane. Urebye amakorari yararimo, haba korari kugana Yesu, korari abahamya, korari tugisiyoni, korari ababimuzi, nkuko wazibonye. Yego. Ni korari zose za performance neza, nuko nabwo ko ari igitaramo cyiza. Ngira ngo Damour nawe niko wabibonye. Ni igitaramo kinejeje kiri kuri level yo hejuru. Damour ngira ngo mweruka gukora igitaramo namwe cyo kwiza imyaka 10. Ni igitaramo cyagenze gute? Duhere kuri kugana Yesu, ntago twabasha umwanya wo kugira ko, ariko mutubwire uko igitaramo cyagenze muri rusange. Ni igitaramo cyagenze neza. Ni igitaramo cyari giteguye, kirimo n'amakorari meza, cyagenze neza muri make. Yego. Kandi turabishimira Imana. Yego. Ishusho y'igitaramo cyakora abakurikiye Yesu bari kwizamo imyaka 32 yose, ngira ngo hari baranduta muri uyu murimo, ariko ni igitaramo wabonye ute ugeranyije nuko wagitekerezaga? Ni igitaramo kinejeje nacyo, kurebye kirateguye. Haba ku mpande z'amakorari, haba ku ruhande rwa korari abakurikiye Yesu bateguye, wabonaga ko bambaye neza, baririmbye neza, mbese impande zose zimeze neza. Ndabeshya? Nakubeshya, ni ibintu byateguwe. Ikindi cyongeyeho, yego, byonyine kubona abantu bangana gutya, yego, ari ku cyumweru, yego, sibyo, atari ku isabato, ni ibintu bidasanzwe. Kugira ngo uri kubona parikingi yuzuye abantu ahantu baca, ni ikigaragaza rero yuko iki gitaramo giteguye mu buryo bwose bushoboka. Bravo kuri korari abakurikiye Yesu. Jacques, reka duse n'abagukomozaho. Ni igitaramo cyakigamije gushaka inkunga yo kugura ibyuma. Mu mboni z'umuririmbyi ubona uruhare rw'ibitaramo bishyigikira amakorari bifasha iki amakorari, bifasha iki abizera? Ngira ngo hari uyu muri kubonana umuririmbyi oya tambuka nta kibazo. Tambuka. Yego, bifasha iki umurimo w'abaririmbyi? Niki abantu bakwiye kumva mu gusapotinga abaririmbyi? Uri umuririmbyi, uri umutoza, uri byose mu bijyanye n'imiririmbire. Navuga ko ku kintu kijyanye n'imiririmbire cyane cyane kuri sapoti y'amakorari, ni ukuri buriya amakorari aravunika mu buryo bukomeye cyane. Yego. Ariko noneho iyo ugize sapoti ituruka ku bantu cyane cyane abizera n'abatarabizera, kuko ubutumwa bugera ahantu hose. Yego. Ntabwo iyo ari bizinesi tuba twarashinze. Yego. Ahubwo ni ivugabutumwa rishobora kugera ku buretwe bw'aho tutabasha kugera. Yego. Mu by'ukuri rero, niba korari ikeneye sonorizasiyo, burya iyo tuyibonye iba igiye kutwunganira muri iryo vugabutumwa, kuko bituma natwe ubwacu tugira motivasiyo. Yego. Kubera yuko bidusaba imbaraga nyinshi, hari uburyo bwo kwitanga nk'umuririmbyi, ariko noneho iyo tubonye ibitwunganira bituma umurimo urushaho kugenda neza. Yego. Yego. Damour, uri korera kugana Yesu nimwe mu makorari afite ibyuma bivuga neza cyangwa se bikora neza. Iyo uri kuririmba ukarimbira muri mikrofone ivuga neza, kuri mixer uzi neza ko buto zayo zose zikora neza, uyumva gute kugira ngo ijwi imbere yuko urisohora rigere mu bantu? Ubyiyumva mute wowe? Ni ibintu by'agaciro. Kuririmbira kuri mikoro ivuga neza ni ibintu bigutera courage, ni ibintu usohora bigatanga message nziza no kuba byumva. Wenda reka mwungane, uvuga n'ijwi Damour wamubonye asohora ijwi. Yego. Uzi ijwi afite ko rimeze. Ndarizi. Yasohoye ijwi abantu bose tugira gutya. Yego. Tumanika amaboko. Yego. Iya rero nta handi bituruka kuri sonorizasiyo nziza. Ni ukuvuga ngo iyo ibyuma ari byiza no kuririmba nawe biguha morale. Yego. Urabyumva Damour? Yego. Nicyo namwunganira. Reka tugaruke ku mitegurire y'igitaramo noneho. Ni igitaramo cyakorewe abakurikiye Yesu cyatangiye kwamamazwa
cyatangiye kwamamazwa guhera mu kwezi kwa 9 mu mitegurire y'igitaramo. Yo ni imitegurire mwabonye muti? Wenda nihereyeho ubundi iki gitaramo uko nakibonye, yego, abakurikiye Yesu rwose tubanze tunabashimira, yego, kuko haba mu kwamamaza, yego, haba mu mitegurire y'aha ku rusengero, yego, wabonaga ko ibintu biri kuri gahunda biteguye. Ndabeshya? Ntabwo ubeshya, bimeze neza rwose. Jewe nabonye ahubwo abantu tujye twiga n'amakorali yarahari igene neza ko atari buririmba, yarakorali nyinshi, ariko mu by'ukuri uko korali zose zingana zaririmbye kandi twese twanyuze neza kandi twumva bisona neza rwose. Jacques, ni igitaramo cyari giteganyijwe gutangira isaa 5 zuzuye z'amanywa, ariko wabonye ko cyabaye nk'igitangira saa 7. Byatewe n'iki? Ubona nk'umuririmbyi umutegura ibitaramo ni izihe mbogamizi zikunze kugora abaririmbyi kugira ngo igihe baba bateganyije kiteye kuba cyagerwaho nk'uko baba babyifuje? Mbere ya byose burya navuga ko isaha ya mbere ya saa 6 ni isaha ibigoye, yego, tutirengagije yuko hari n'izindi nshingano abantu rusange tuba dufite, yego, amakorali abaturuka ahantu hatandukanye, sibyo Damuru? Nubwo burya korali tuvuge korali kugana Yesu iturutse Muhanga, ntabwo bose barara ahantu hamwe, yego, bisaba kugira ngo bose babanze baturuka mu ngo zabo. Jacques, ariko naguciye mu ijambo, dufite Light Family ni imwe muri korali yahageze mbere, kandi amakorali atuye hafi ubona yaje akerewe nyuma yaho. Ntekereza ko hari igihe habamo ahubwo nyine abantu ku biti byabo, noti imitegurire y'igitaramo cya korali cyangwa se umuntu runaka. Ntabwo nguciye mu ijambo kugira ngo nkunganire kuri icyo kintu cyo kuba abantu baturuka ahangaha, ahubwo imitegurire y'abaririmbyi, kuki abapresenta badategura kugira ngo bubahirize igihe bomeje, noneho bo bakora ibindi bintu byose y'amakorali asange bo bari kuririmba? Icyo urakoze cyane, ikintu uvuze navuga yuko rimwe na rimwe baririmbye hari igihe tunogirije uko bivuze, yego, korali iyo bavuye kure nk'uko Light Family yavuye Igisenyi, yego, yazindutse ndetse yagerera kare ku gihe, ariko ni bya bindi twamenyereye byo kuvuga ngo bo niba bavuze saa 5 wenda bashobora kuba saa 6 cyangwa saa 7, ariko nkeka ko ari ibintu dukwiye gukosora cyane cyane nk'abaririmbyi muri rusange. Korali yateguye ikahagera kare, niyo bahaye gahunda ibizi ikaba yahageze, nubwo tutirengagije impamvu zigiye zinyuranye zimwe na zimwe zituruka mu mpande zitandukanye, ariko muri byagakwiye ko korali yubahiriza gahunda yatanze ndetse n'abo yatumiye bakahagerera. Damuru, imiririmbire ya buri korali yabashije guperforminga muri kino gitaramo ni imiririmbire wabonye ute nk'umuririmbyi? Imiririmbire biragaragara ko buri korali yose yagiye ikora ku ruhare rwayo rwose, bakarepeta, bararepese, nta korali n'imwe itahagurukije abantu. Mu by'ukuri ubona ko uruhare rw'abaririmbyi rwari runini cyane ugereranyije, bararepese. Njye nabonye harimo umuhati wari mwinshi kandi byari biryoshye. Jacques, korali abakurikiye Yesu ni korali imaze imyaka 32. Ngira ngo hari korali yanyu Ibyiza by'Ijuru, ari igitaramo namwe muheruka gutegura, niba mutari hafi kugitegura, niba mutaragitegura ariko muri hafi gutegura igitaramo, ni biki mwabonye mugomba kwigira kuri korali abakurikiye Yesu? Icya mbere cyo korali abakurikiye Yesu ni korali nkuru nk'uko bivuze, imyaka 32, ni imyaka myinshi cyane, bari kuyingayinga n'umusamariya mwiza cyane rwose. Urabona rero korali umusamariya mwiza nk'uko wari bivuze n'abakurikiye Yesu ni abantu bari mu kigero kimwe, ariko mu by'ukuri ibyo bakora bitandukanye n'iyo myaka. Urabona imbaraga bafite, uragira ngo ni abasore uyu munsi wa none. Iyi myaka rero ni imyaka twavuga yuko byatumye nanjye bintera ikiniga, ndavuga ni umurimo w'Imana burya ntabwo ugira imyaka. Ushobora kugira imyaka 10, 20, 30, umurimo w'Imana ntabwo ujya uhagarara. Imyaka 40 yashize. Icyo nicyo cya mbere nabigiyeho ko ari abantu bakomeza umurimo kandi badakwiye gucika intege nubwo ibihe byabimeze gute, ariko umurimo w'Imana uzakora. Kandi ikindi wenda nkunganiye, ni abantu muri iyo myaka 32 bagira udushya twinshi. Jewe nabonye udushya, wabonye n'uburyo binjiye kuri gahunda
itari isanzwe. Yego. wabonye turiya dutaka imitaka udutaka bakoze tw'udushya tw'imyeru noneho bakora dizayini guhagarara y'imyaka 30. Wow. ibintu nanjye nabikopeye niba nanjye rwose kari akantu abakurikiye Yesu rwose bya perezida. Jacques, ikindi kintu bambaye neza. Bambaye neza cyane. Ababyeyi bambaye imishanana, abagabo amakoti, mbese turabigiraho byinshi. Kudeshapo ku bakurikiye Yesu. Jacques, reka duse n'abakomoza kuri kugana Yesu Damura aririmbamo. Ni korali imaze imyaka 10 iri mu murimo w'ivugabutumwa. Ni korali ugiye kure muri performance zayo. Uri umutoza, uri umuririmbyi. Ni korali iri gutanga ikihe cyizere mu myaka nk'ingi y'abakurikiye Yesu bamaze. kubona ikintu navuga kuri kugana Yesu byo ni ibintu bigoye. Korali kugana Yesu ni korali izamutse vuba, ariko ibikorwa ikoze wagira ngo imaze imyaka 50. Yego. Imaze kugera ku ruhando mpuzamahanga mu buryo bukomeye cyane. Damuru wenda ashobora kuba atabizi kubera yuko ayiririmbamo, ariko twebwe tubareba tunabakurikira. Ni korali isigaye irenga imbibi z'u Rwanda ikajya gukora igitaramo Uganda. Yego. Ikajya i Burundi. Urumva rero ni korali navuga yuko imaze kugera ku rwego rushimishije, kandi mbasabira kugira ngo bakomeze umurimo. Yego rwose. Reka tugaruke noneho ku budasa bwa buri korali yabashije kwatendinga muri kino gitaramo. Twabonyemo Right Family, ni korali y'ubukombe, twavuga ko imaze imyaka myinshi muri uyu murimo. Twabonyemo korali abahamya, nayo nuko. Twabonyemo korali mugende munyibutsa kuko ni korali nyinshi, Tugisiyoni nayo nuko. Yego. Hari ab'ijuru. Yego. Hari kugana Yesu nk'uko twabivugaga. Yego. Ni nyinshi. Ari abatwara mucyo. Izi ni korali zose twavuga z'ubukombe. Hari na korali ya Junior. Ni korali twavuga z'ubukombe. Byaba byarasabye imbaraga zingana gute kugira ngo korali korali abakurikiye Yesu bahagurutse ayo makorali? Tuzi ko kuri ubu ngubu ngira ngo Jacques umuririmbyi aya namwe mu makorali agoye gutumira. Byaba nko mu mboni zayo byaba byasabye izembaraga kugira ngo korali abakurikiye Yesu itumira aya makorali. Wenda icyo nyisubije kuriya muri korali habaho kubana. Ikintu cyagaragaye nuko hari abumva ko ari amafaranga. Ntabwo ari amafaranga, ahubwo korali abakurikiye Yesu irabana rwose. Kuko kugira ngo ujye gutumira korali y'ibunaka, kugira ngo ni ikintu gikomeye. Kugira ngo korali uyihagurutse ize irenze 1, 2, 3, 4, 5 rwose irabana. Reka ikindi kintu nakubwira, niba twakurikiye mwumvise yuko ikintu cya mbere korali ni ubufatanye. Burya rero iyo ufatanye n'abandi ni nabwo no gutera imbere kwawe kwihuta, kandi uwo uhamagaye arakwitaho. Niyo mpamvu korali kugana Yesu niba tubanye neza nta kibazo, usibye ko n'ubundi mvuga ngo nta na korali banye n'indi nabi, ariko gusa mu murimo w'Imana ni ugushyigikirana. Niba korali kugana Yesu idukeneye tukaboneka, natwe twabakenera bakaboneka, ariko uravuze uti guhuriza abo bantu icyarimwe biroroshye? Ntabwo byoroshye, ariko nanone navuga ngo biroroshye ku rundi ruhande. Icyambere twese dukora umurimo umwe, ni umurimo w'ivugabutumwa. Nakubwiye ngo si kampani twashinze kugira ngo dusarure, nta nubwo korali guca amafaranga ngo kugira ngo tubanze tuze kuririmba uraduha amafaranga. Oya, ni umurimo w'Imana w'ivugabutumwa turimo. Niyo mpamvu rero kugira ngo korali ihurize abantu hamwe biyorohera, kuko izi neza yuko umurimo dukora ari umwe. Wow. Wabonye ubudasa mu bijyanye na sonorizasiyo y'ibi byuma. Hari aho korali igera ukumva mwiri kuburana ngo batumanuye, twebwe batumanuye, abandi nyine bitewe na munyangire yenda ikunze kuba yagaragaye mu bantu basororiza ibyuma. Niki mwabonye cy'ubudasa ku bigendanye n'iki kintu cy'ibyuma? Urema navuga jewe, reka mbivuge kuko uyu nguyu ariwe waririmbye, je sinaririmbye. Yego. Ariko wari uhari n'umuririmbaga. Sibyo? Navuga ngo korali zose zaririmbaga kuri level imwe ku bijyanye na sonorizasiyo. Bravo ku bantu bakoze sonorizasiyo kabisa. Ewana kude chapeau. Yego. Ari ikindi tutabura kugarukaho, ubona
mwe nk'abaririmbyi mugiye gutanga inama, mubona ikintu cyitwa gikunze kuranga amakorari, bariya baraturusha, mushaka uburyo nyine batagaragara nk'abantu bari baturi hejuru, tugerageze twigaragaze nyine nk'abantu twebwe duse nabo. Ibi bintu mubona bizacika biti, cyane ko n'uyu munsi wa none yenda turi kuri YouTube, aho bivugwa ko uyu munsi wa none korari imwe ishobora kugura views cyangwa se subscribers kugira ngo bakunde bagaragare ko aribo bantu bakomeye kurenza abandi byose. Ibi bizakunda gute, bizakemuka gute ngo ubumwe turi kubona mu bakurikiye uyu munsi wa none n'andi makore batumiye buzakomeze bugaragare? Wenda icyo kintu kiranagoye cyane kuko nta muntu wigira, ariko icyo nshaka kuvugaho ni uko ubudasa bwa korari ugomba kugaragara. Buri korari yose igomba kugira umwimerere wayo. Simvuze ko udashobora kwigira ku wundi, ariko izo munyangire zituruka ku ushaka gukora iby'undi akora kandi wowe utari bubishobora. Ahubwo inama natanga aho ngaho, korari igerageza yo ubwayo ikore umwimerere wayo, sibyo? Urakoze cyane. Usibye ko muri ngewe nta na munyangire njya kuri korari iyo ariyo yose, mpagaze aho mbivuga nk'ukuri ntabeshye, ariko bibaho. Birashoboka ko hari abandi bantu babikora cyangwa se andi makorari arabikora. Ngewe ntabwo nshobora kuririmba ngo ndaririmba nkakugana Yesu, oya. Ahubwo korari umwihariko wa korari ibyiza by'ijuru wenda kuko ariyo korari ndirimbamo, ni ukuvuga ngo ndirimba ibintu byanjye, sibyo? Kuko Imana yaduhaye impano zitandukanye. Nta nubwo abantu bose bakunda amakorari icyarimwe. Hari abakunda kugana Yesu, hari abakunda ababimbuzi, hari abakunda tugisiyoni, hari abakunda hareruya, hari abakunda ibyiza by'ijuru. Niyo mpamvu rero kubera ko Imana yaduhaye impano zitandukanye, ni ukugira ngo uyu muntu wumve ubutumwa tuvuga imbere y'Imana atazagira icyo yireguza. Mu nyangire rero ntabwo ari ngombwa, nta nubwo ugomba gukora ku ishyari. Ibyo ni ibintu bibi cyane. Habaye hari n'ababikora nk'uko bavuga uti bishobora kuba bihari, habaye hari n'ababikora, ibyo bintu ntabwo ari byiza, nababwira ngo babireke. Goto ndakeka abari kudukurikira muri kumva inama z'abaririmbyi bagiye batandukanye. Turi mu isi y'ikoranabuhanga, ni iki mubona abaririmbyi ngira ngo koreza abadivantiste by'umwihariko hano mu Rwanda twireferaga cyane i Bugande, sibyo? Tukirefera uyu munsi muri Tanzania, muri Kenya n'andi makorari. Ni iki mubona uyu munsi wa none abaririmbyi b'uyu munsi bari ikintu gisa nk'iterambere kiri kuza mu bijyanye na gospel yacu? Wenda iterambere ry'amakorari ryatembera kuko kera ubwo ni hambere hashize mu myaka yanjye. Ntabwo ari vuba ntidushaka 2015 gutyo. Ntabwo ikoranabuhanga mu baririmbyi ryari riteye imbere. Social media ngo ni urugero YouTube, ntabwo abantu benshi bari bayizi, ariko ubu ngubu tuvugana ntabwo korari nyinshi zigikora n'ibitaramo byo gusohora indirimbo nko kuri CD, flash n'ibindi nk'ibyo. Ahubwo ubu uvuga ngo ikoranabuhanga ahantu rigeze, umuntu ari kwifashisha YouTube cyangwa se n'izindi nkoranyambaga ubutumwa bukagera kugira ngo bugere kure byihuse. Ariko kera byaheraga aho hantu hamwe, niyo CD n'ibisohotse ikaba itajya kure, ikaguma kuyihawe, bikaguma kuri uwo nguwo nyine. Ariko ubu nyine ubona byarahindutse. Ikindi kintu navuga, ntabwo tushyira izi ndirimbo zacu kuri YouTube channel kugira ngo tugire abantu benshi ducuruza. Iki kintu reka nkivuge rwose, niba hari n'umuririmbyi cyangwa korari indeba ikabikora ibi bintu igamije gucuruza, twaba twarahushije intego. Ariko icyo tugamije ni ivugabutumwa ryagutse. Iyo rero indirimbo zacu zivuye hano zikagera muri Amerika, nakubwiye ngo kugira ngo Kristo agaruke nuko ubutumwa bugomba kugera ahantu hose ku isi yose. Bityo rero iyo wumvise ubwo butumwa
ngo niyo utakwambuka ngo wambuke n'inzuzi, ngo niyo utagera kure ngo wambuke n'inzuzi, ngo ariko wafashisha ituro cyangwa se amasengesho. Ubu rero byaroroshye, n'indirimbo zigera ku muntu yiryamiye mu buriri bwe akabasha kumva ubwo butumwa. Niyo mpamvu rero n'ubu ngubu turi hano iki gitaramo nubwo twakitabiriye turi benshi, ariko hari n'abantu bagikurikiranye bari muri Amerika, bibereye bari i Burayi, bari muri Aziya, biryamiye aho hose. Rero ni ivugabutumwa. Niyo mpamvu ibyo dukora ntabwo bishingiye ku nyungu z'umuntu ku giti cye cyangwa se muri rusange inyungu zifatika z'amafaranga. Icyo bishingiyeho ni ivugabutumwa ryagutse. Reka tugaruke gatoya duse nk'abinjira nubwo yenda tutaba abasesenguzi cyane, ariko reka duse n'abinjira mu busesenguzi. Mubona Uganda, Kenya, Tanzania byarigishije iki muzike by'umwihariko ya gospel? Kurikije nibo bantu twari dufite bavuga ko bari hayi cyane muri muzike. Murabyibuka hari amakuru menshi dufite ara muri biriya bihugu yasaga nk'akomeye, ariko uyu munsi wa none mu Rwanda dufitemo amakuru akomeye. Mu Rwanda mu myaka yashize twari dufite ambassadors, ariko uyu munsi dufite andi makuru y'urubyiruko ari kubyuka. Ni iki mubona ibi bihugu byigishije muzike y'Abadivantiste cyane cyane no mu Rwanda kugira ngo natwe muzike yacu biri ku rwego? Byaragoranaga kubona korali nka Kugana Yesu imaze imyaka 10 ifata icyemezo ikajya mu kindi gihugu, byari bigoye. Ariko uyu munsi wa none ngira ngo namwe mwavuye Uganda, sibyo? Ngira ngo ni iki mwabone ibi bihugu byatwigishije mu bigenanye na muzike nk'abaririmbyi ariko kandi nk'abatoza? Ni ukuvuga ngo urakoze cyane. Ubundi imbere wasangaga umuntu aririmba, ariko ibyo aririmba ugasanga ni ibintu biraho. Ikintu cya mbere nuko twigiye ku bandi, ntabwo twavuga yuko twabyihaye, natwe ubwacu twigiye ku bandi. Burya rero cya mbere nuko umunyeshuri mwiza ni uwiga akigira ku wundi bikarangira arushije n'uwamwigishije. Navuga yuko Uganda yari yaraturushije cyane mu miririmbire, niyo twigiyeho cyane mu myaka yashize. Ariko ubu navuga yuko abanyarwanda bamaze kugera ku rwego rukomeye cyane ku miririmbire. Ngira ngo hari washoboraga kubona korali yaririmbye neza, ngo yaririmbye playback, ariko uyu munsi ntabwo bigihari. Reka nkubwire n'ikintu utaruzi noneho rero. Uyu munsi wa none nta munyarwanda uririmba akaririmba kuri playback. Uganda bo barabikoresha, wagiye warabibonye kuko ni nabo muco wabo, ariko nabo bazi kuririmba kuko ni nabo bantu twigiyeho. Ariko twebwe umwimerere wacu rero twe dukoresha noneho amajwi yacu, kandi uko urushaho kugorora ijwi niko rurushaho kuza neza. Nkeka ko nawe wabyiboneye mu gitaramo wari uhari, abantu baririmba kukagira ngo ni playback nk'uko bivuga, ariko ni amajwi y'abantu agororotse. Icya mbere rero ubiha umwanya, icya kabiri icya mbere ni ukubikunda, icya kabiri kubiha umwanya, icya gatatu n'ubushobozi. Ari nayo mpamvu twavuga ngo iyo ufite sonorizasiyo ukagira microphone nziza bigufasha ya miririmbire yawe kugira ngo igende neza. Niyo mpamvu rero navuga ngo uyu munsi wa none abanyarwanda ku makorali twateye imbere mu buryo bushimishije. Turi mu bihe twari dufite amakorali y'abagabo, harimo Yesaraje, harimo baraba Urugero, harimo inyenyeri z'ijuru za vuba. Ababimbuzi nibo bantu basa nkaho ubona bagikoma komeye. Niratwiyarure, hari indi yo mu bibare yitwa ibisonga bya Kristo. Ayo makorali ko tubona asa nk'agenda acika intege, mubona ababura iki? Ni ubwinshi bw'amakorali ariko yarusha imbaraga, bimeze bite? Si ubwinshi, ahubwo uko ibihe bihinduka n'abantu tugenda dusaza. Urumva niba yaratangiye muri za 40, uwo muntu agakura agera igihe imbaraga zigashira. Ariko ahubwo inama nge natanga, bajye bagira gahunda y'amajunior, baforume abana bakiri batoya, kugira ngo igihe izo mbaraga zizaba zishize abo bana bazabagerere aho batageze. Nunga muri ryawe ni ukuvuga ngo hari ukuntu korali abantu batangira igitekerezo cya korali, ndabeshye damu, abantu bagashinga korali nk'abantu 10 cyangwa 5 cyangwa 6, ariko mu by'ukuri bakumva yuko aribo bazahora bari muri korali. Ibyo ntabwo bituma korali itera imbere. Icyo gihe bisaba kugira ngo niba uyu munsi wa none ufite abantu 5, ejo wongeremo abandi 2, ejo wongeremo abandi 2, ku buryo ya korali uko izahora iraninga ikomeza ikagenda. Ariko mbona rimwe naguciye mu ijambo bigwa mu ikosa ry'abatoza kenshi.
hahandi umuntu azarimo ari umuhanga bavuga ngo ni wa wundi uzahora uri meyini wa korari, noneho byasa naho wa muntu avuye mugasanga korari itangiye kugenda yitinya. Icyo nacyo kibamo, ariko cyane cyane urabona korari za hano mu mujyi, reka mbarizo nibanda kuko nezo wambajijeho cyane cyane z'abagabo. Burya korari y'abagabo iyo havuyemo umwe, kuko baba ari bakeya, havamo umwe uhita ubona korari itagihari. Ariko aho itandukanye n'izi zacu zirimo abantu twavuga nk'urugero nko kuri Yesu araje, urabona ko muri no minsi ihagaze nabi, ntabwo twareka kubivuga. Ariko irahari, ariko nyine byatewe na cya kindi wari uvuze mbere. Ni ukuvuga rero ngo ya masura, hari ukuntu n'abantu bamenyera amasura, ya sura iyo utayibonamo uhita uvuga ngo ngo si Yesu araje. Kubera iki? Kubera ko utabona amasura. Yego nicyo twamaze kuvuga ngo umuririmbyi iyo yitanga ubwe ku giti cye, cya kintu akagikunda, bituma iyo korari idashobora gusenyuka. Ikindi cyongeyeho, ntabwo twirengagije ko uyu munsi wa none hari abantu benshi basohotse mu mujyi bakajya gutura hirya y'umujyi. Icyo gihe iyo bavuye mu mujyi usanga kongera kugaruka muri wa mujyi bibagora. Ya korari y'abantu 5 havuyemo 2 bagiye gutura hirya y'umujyi, icyo gihe ntabwo ya korari wongera kubibona nk'uko yari iri mu cyaro baje mu mujyi. Icyo rero bifasha twavugaga nuko korari yaje ihora irokirita, ikongera abaririmbyi mu bo yari ifite, kugira ngo n'aba bantu bajye babona yuko korari igenda ikura. Kandi n'abo bana nabo bavugaga nabo barakenewe. Urugero n'ubu wenda Ambassadors ifite Junior n'abakurikiye wababonye bana performance cyane. Urumva rero ubu nakugana Yesu mugomba kugira Junior. Ibyo nibyo rwose bizatuma rya zina rikomeza kuba izina, korari gahora ari korari. Reka tugaruke ku kintu cyitwa fanatisme. Kuba Jacques yaririmbaga mu byiza by'ijuru, kubera ko yenda mu bantu 5,000 korari ifite, 3 muri byo bari bafite nyine fanatisme kuri Jacques. Noneho Jacques aragiye, birangiye bantu bose bahise ngo korari nk'uko turi kuvuga korari ntago igihari. Mubona ibyo bintu byo bidafite icyo byica kuri korari? Ahubwo se mu gihe korari yahuye n'icyo kibazo, ni iki igomba gukora kugira ngo byibuze ibyo bihe ibashe kubyikuramo? Navuga ko icyo kintu uvuze ngo ni fanatisme ntabwo njye nyemera. Ntabwo buryo umuntu akwiye gufana umuntu. Ushobora kumukunda kubera yuko ari umuntu uririmba neza, yabyemera. Ariko mbere yuko yazanwe na korari. Ariko korari si umuntu umwe. Korari ni abantu benshi. Gusa ikindi hari ikintu wigeze gukomozaho, ubundi korari kugira ngo ibeho kandi inasugire nyine, bisaba ngo ba bantu bayigize babe bayikunda. Nicyo wahoze uvuga, kuza muri korari uri umugenzi, icyo gihe nta n'igihe wayimaramo, kuko korari cya mbere isaba ubushobozi, isaba kuyitangira mu bintu byose, haba igihe haba n'ibindi byose bikenerwa, murabizi. Icyo gihe rero iyo uje ukunda korari nta fanatisme ugira. Ndabeshya tunarebeye kuri amakorari amwe namwe yagiye performinga, kuko ni byiza ko tugera no mu mateka y'ayo makorari. Nitujya kuri Right Family, ngira ngo mwabonye inkundura yabaye, bituma abaririmbyi hafi ya bose bakora iki, bayivamo bajya mu yindi. Nitujya no kuri korari yabashe guperforminga yindi, babwire Yesu, twabonyemo abaririmbyi bamwe na bamwe bayigaragaramo kandi bari ibyamamare kuri yo, bamwe bavuye bamwe bayivamo bajya mu yindi. Ntabwo byatumye ayo makorari atakaza igikundiro cyabo, ahubwo abantu twagakwiye kuba twisobanukirwa gukunda korari icyo ari cyo. Yego. Rero reka nifuze ko twasoza, ariko dusoze dutanga nk'inama ku bategura ibitaramo ku makorari, ariko tunasoze dutanga n'inama ku bakurikira ibitaramo, tunibutsa abantu ko uyu munsi hari imbuga nkoranyambaga, tunagomba gushyigikira ibyiza by'ijuru, kugana Yesu wo mwabaye abandi natwe dukeneye gushyigikirwa. Reka dusoze muri ubwo buryo. Inama ya mbere natanga nuko umuririmbyi uwo ari we wese, buri korari yaririmbamo yose, nuko agomba kuyitangira n'umutima we wose, kandi akabikora bikunze, kuko uyu murimo ni umurimo mwiza twahamagariwe mu gihe cyose tugihumeka.
navuga rero yuko umuririmbyi akwiye gushyigikira umuririmbyi mugenzi we. Yego rwose. N'ibyo bintu uri uvuga ngo korali zimwe wenda barashwana bakagira gute, turacyari mu isi irimo ibibazo. Ntugire ngo Satani yishimiriye umurimo turimo, oya, arawanga cyane. Ariko mu by'ukuri mu mbaraga zacu zose reka dusabe Imana iba ari itugukomereza muri uyu murimo, kandi twizeye ko tuzatsinda urugamba. Amen. Damuru, wasoza ute? Nasoza nshimira abakunzi ba Kwiringira TV ndetse n'abakunzi bacu muri rusange, haba abakunda korali Kugana Yesu, abakunda Ibyiza by'Ijuru ndetse n'andi makorali yose. Icyo tubasaba rero ni ukudushyigikira nk'abaririmbyi, kuko umurimo dukora ntabwo ari uwo kuvuga gusa, kuririmba gusa, usaba n'ubushobozi, usaba n'ibindi bitekerezo. Aho muri hose mujye mwumva yuko niyo umuntu aririmbye hariya mu kwishima, hari imbaraga zindi biba byasabye kugira ngo uwo muntu abashe kuba yahagaze. Rero reka mushyigikire korali muri rusange, haba abakurikiye Yesu, haba n'izindi korali. Subscribers ziba zikenewe cyane, iyo ni intambwe ya mbere. Yego. So urumva rero, reka tubashimire tubabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe cyane. Rero reka dusoze muri buno buryo. Rero reka dushimire abari badukurikiye, ngira ngo hari dutegereje ko twakira umuririmbyi wakorera abakurikiye Yesu kugira ngo atubwire, ngira ngo namwe muramuhari tukiri kumwe kugira ngo tuganire bidufashe twese. Ariko ibyo twasaba abantu, wa Mungani, dukunda abantu cyane, dukunde korali, twifana umuntu, dufane Damuru. Nk'ubu muri Kugana Yesu dufitemo, uratugaruka? Okay. Dufitemo Suzana, ngira ngo Suzana umwe mu bantu bakunzwe cyane. So rero icyo kintu tureke, wa Mungani, dukunde korali aho kugira ngo dufane iki, dufana abantu. Nicyo bavugaga rero. Suzana abantu baramukunda, ariko mu by'ukuri umunsi ntiyari ahari. Yego. Ariko se byatumye abantu batishima se? Nta muntu kwereka rero yuko umurimo w'Imana ni mugari. Ntabwo umurimo w'Imana ari uw'umuntu ku giti cye. Niyo mpamvu gushyigikirana ari cyo kintu cy'ingenzi. Dukwiye rero gushyigikirana. Erega ivugabutumwa ntabwo ari iryacu, uyu murimo ntabwo ari uwacu, ni uw'Imana. Ntabwo rero dukwiye kugira ngo tugirane amashyari cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo dukwiye gukora uyu murimo tuwukunda kandi tuwishimiye. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.